abwira uri kubyumva uriya mukobwa ngo ni Zuzu Dumba nimba ushaka ubuzi kuntu inzoka igira ubumara nicyo cyiciro twamushyiramo Zizu man nyine ni wa muntu guteranya n'abantu benshi nyine akaza kukubwira ibintu nyine sinzi kuntu ateye ahubwo n'umugabo umutunze mu nzu jya urya imenge we sirimu Jesus rero ikintu nababwira umugabo wanjye ameze neza niyo yatera inda ntabwo byaba ikibazo umugabo n'ubyara apfa kuba atera inda adatera amahuri rero ibi bintu nabyiremo umunsi wose captain ndabizi uri hano undi munsi n'ujya ujya gukora inkuru ndabizi uri umunyabwenge jya wicara ushishoze niba akagute mu gatego ntabwo umusore w'imyaka 32 bamuta mu gatego Gose ntabwo wicukije umugabo wawe wa mbere kuba bamuteze nibyakubaje rega bana uriya ntabwo yabaye umugabo wanjye na rimwe uriya twarakoranaga ibyo bangu yabaye umugabo wanjye bisubizo bikuye yabaye umugabo wanjye ryari se wowe se wahora gusomana nawe buri kandi twajyaga tugura gusomana nawe kwari turi gushaka amafaranga nese ako gusomana murumva ari ibintu birenze nayo ngwino dusomane ingiye nsomana nawe gusomana ntago ari ibintu birenze ntago biri byo byerekana ko abantu bakundana sheri ntibazakubeshye nose sibyo wakoze biriya nabaga ndi mu kazi kandi kandi kazi kameze bakundana werekanye ko ukunda narabibasobanuye ndababwa ntago nigeze nkundana nawe birabyo vuga ngo twasomanye kuri kamera 10 n'abandi batari we twasomana ese bisanzwe ntabwo wigeze uswerana na Regis reka uriya ntago namuka kuri kwimana Gemiki ntago nigeze uswerana na Regis ndarahiye nkubure na famille yawe yose ntago nigeze njyana na Regis famille yanjye suyishira mu bavuga iyawe yanjye igende ntago nigeze njyana na Regis uraze twaryana mu buhe buryo ko bigoye kwemera ubyemere cyangwa ubireke ikintu cya mbere nabwira abantu 800 muri hano nuko Miki ntabwo nari buretse gatoya ntabwo byabaye basi ntabwo yigeze gusaba ngo mwime nibura ntabwo yansabye ko yari afite umugore twe twabikoraga nk'akazi afite umugore ntabwo yari kunsaba Miki ibyo bintu nanongo kore cyisara ukuntu mu biganiro bye aguma avuga ngo Miki ntabwo kunze ntacyo ufite Miki ngo amagaye kanga we yari afite iki oya uretse gatoya reka kugenda Miki tubiza we yari afite iki mbine hera ku kintu baguma bari ibiganiro byaje abantu baguma bari ibiganiro cyisa bayakura aguma avuga ngo Miki ngo nagukunze ngo ukiri umuti umwana mwiza ngo ugifite ngo ubunyamuntu umva ngire Dumba nawe uri mu bantu rega bamwoshya gute se kandi aguha korabo ukasebutinga kugira ngo bigere kure agashya wenyine nukurura mwoshya oya none se nuko yahiye ariko uyu munsi umutego mutindi washibukanye nyirawo kapite wahiye umunsi rwose reka nkubwire umunsi zakwaki ikiganiro wakoze watoyehoye ariko reka nsubire kumbesha reka ngenda cyasubirayo aguma avuga akantu wumva arimo aravuga ati Miki twakundanye ukifite ugira ubunyamuntu ako se abantu bose bagukunze niko bakunda nimba yarankunze simukunde byabikosa ryanjye se n'ibintu yagukoreye asa n'ibiki yankoreye mani muhora muvuga Miki ntabwo twari tukuzi Regis yakuzanye akwereka abanyarwanda ntabwo yanzanye kuko amaguru nagendeshaga nayanjye areka kuvuga ubwo buntu bw'ubugoryi ibyo mvuga urabizi ko Imana ko yarakuzanye umva nkubwire Dumba mbigusubiriremo umuntu navuga ngo wanzanye n'ikiramani wankize kuri kamera ntacyo anyishyuza Regis twakoraga win umuntu wa mbere wagukize kuri kamera ninde ni Kiramani Regis yambonye kwa Mitsutsu ansaba ko dukorana twemeranya ko tugiye gukorana win tugakora iwe wanjye tukakora amavloge nibwo buryo twakoranyemo ntakavuge ngo yaranzanye wanzanye n'ikira ibindi rero natuze ariko aho abanyarwanda bakumenyeye cyane nihe ni hose muri vloge zanjye muri borozo z'umuturanyi yaba kwa Kiramani ni hose nta hantu navuga ngo humwihariko bamenyeye cyane
Miki ni wihakana umuntu wagufashije Miki uzabisanga imbere. Sha nago mwihakanye Dumba, nago mwihakanye ariko captain. Ndabizi uri hano mu gafeka account. Kubera icyo udashobora kugenda ukavuga ati no muntu twabaye muri bwish umva nkubwire Dumba. Niyo byaba bihari yaramfashije captain. Aka kanya sinzi ikintu nabikubwiraho kuko nta kintu navuga cyiza wankoreye cyatuma nza no kubyirata. Yego nta kintu cyiza yankoreye ku buryo naza kubyirata. So rero njye ikintu cyatumye umunsi wose nirirwa mu rugo nashakaga ngo ibintu by'umugabo wanjye bijyeho umucyo. Aga ntanda yateye kandi niyo yayitera umugabo n'ubyara. Agangira ngo wumvishe bakwemerera ubusambanyi ku mugaragaro ushatse wagenda ucumita ahantu hose Miki nta kibazo bifiteho. Neza ibyo nabigiraho ikibazo. Ikintu nabwira rero nabwira iriya famiye ya Zuzu na Sirimu bapanze umupango wose wo kurangiza Aga. Nababwira ngo courage mupange n'indi mipango myinshi Imana izabafasha ibagendekere neza. Ariko ikintu nababwira ishuri rya nyuma rirangira kugira ngo umuntu abe umuyobozi yiga no kugira ishyari mugabanye ishyari mukore. Ubu Sirimu Jesus mushobora kongera kuba inshuti cyangwa n'uwo mukobwa Zizu. Shareka nkubwire nubwo ngubwo we nabanyitaho no bansaba imbabazi narababara ariko ndabakapinga mbashyira hirya. Mani buri umuntu ushaka kugenda gusebya umwana wawe. Uri kumva Dumba nawe atagusiza akavuga ko nazakuroga ubwo so umuntu mwakomeza kuvuga niki? Oya ariko ibyo bintu barabesha ibyo bavuze nanjye ntabwo nabyemeye. None se aho yabivugiye muri record ntibazimufashe rega ikintu bazira no kuri recording. Ngo nguru umunyamwanda nibyo se? Shari koreka nkubaze uzajya kuri TikTok ureba amavideo yagiye afatira muri douche yanjye reba iyo douche ntarana yogeramo kuva yavuka. Urebe iyo douche yafatiragamo igira umwanda. Umva ngire ngiye kwigusubiramo nigendere. Iyi myaka umaze muri showbiz ni myinshi kurenza iyo mazemo urankubye. Yego? Ariko amashyari aba murayazi. Abaro nimba twarakoranye ibyabo bikanga ibyanjye bigakunda nago twese duhirwa rimwe bategereza isaha yabirahari ibintu byabo bizagenda neza nta umuntu bifuriza. Nibyo nagumaga numva ariko se reka maze nkubaze. Urabizi ahantu ibintu byatangiriye Begano byatangire ntago muhazi mwebwe. Aho yaburetse gatoya. Aho byatangiriye mwebwe twari kuri live namwe Aga arivugira ngo yabonye akagabo avuga Regis. Yavuze izina Regis se? Uratangiye none se twese ntago twari tubizi. Dumba baravuga ngo iyo umuntu ateye ibuye mu gihuri kibwejaguye mbere nicyo babahamije. Kubera iki Aga we aguma yataka Regis? Aga nta mwanya afite wo kwataga Regis. Aga ni umuntu udafite umwanya wo kuza kwandavurira ngo udufaranga sheri ari binatajyamo. Aga ni umuntu w'umugabo. Aho ngaho rero Miki aho ngaho abantu baragufa niho tugufatiye aho. Reka nkubwire mbigusubiriremo. Agaza abantu twagerageje gukundana umubare kuba yavuga ngo karagahungu ahubwo Regis nimba we ku giti cye yumva aragahungu ugura agahungu sheri wanjye. Nimba wumva uri umugabo rero kuzajya wumva ngo ibintu byo kuza kuva nafungishe mama bikagushirana ukabona nibyafashe ugasembaza ukanasinzi guhaye ukavuga se Mikino no ndavuga iki ukataka Aga kuri agacira birarura kuri agahona ntabwo twikuri muzima. Kubera iki Aga ataza kivugira nk'umugabo agatuma wowe umugore kubera iki ataza ko ari we yavuze ko ari agahungu kubera iki atazi umva nkusubize rero Dumba. Umugabo wanjye mu muhamahoro naramukobokeye kumubona byarangwene narabuze umugabo muzima mura n'amagweja gusa ngira Imana mbona umugabo muzima mumureke. Ariko Miki si byo nkubajije ndakwaje kubera iki agataza Aga yabisobanuye jya kuri Miki ubirebe biriho hari ikirenze icyo. Ariko yasobanuye wararanje kuza kuvuga. Nagombaga kuvuga ako wabona abantu bashaka gusenyera urugo ako Dumba uzi abakobwa babuze abagabo kuntu bangana. Mbese wowe urimo urapfa n'urugo rwawe ibindi byose biba nta kibazo niba nta kibazo
ikintu nakubwira cyo nta mugabo ugumirwa ariko umugore aragumirwa. So rero ngemba ngomba kurwanira urugo rwanjye kuko twarwubatse mutabyumva kugeza na n'ubu. Rero niyo mpamvu ngemba ngomba kuba mpari ku rugo rwanjye mpagaze kuri